N'ibyo tariki cyari kwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba Zeraphat Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Oya, si uko bikwiye kumvikana kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo mukanaka ngo nubwo yitwa umukozi w'Imana akora ibyo ya arimo impano y'Imana, arimo imbaraga y'Imana. Ibyo bindi mubiritse ntibireba twebwe. Kiranuka ntago bimureba. Aka Samusoni we ibyo akorana na Derange ntago bindeba. Nge cyo ndeba nk'umunya Israeli ni icyo akorera abafilisitiya bari badutagangaje. Icyo akorana na Dera rero niwe kizareba umunsi bazamukuramo amaso. Zahura na Dera n'abakozi b'Imana mu bintu ngo bakoze ibi ngo mu rugo bakora ibi si byuwe. Reba ngo impano y'Imana duha. Kabiri ibasha gukiza ikiri muri twebwe. None Goliath agwagaza imbere ukeneye Eliya na Minadabu badaca inyuma abagore babo, cyangwa ukeneye Dawidi urongora batishe bakicisha Uriya ariko akaba arimo imbaraga y'Imana. Ndakubajije ukeneye nde? Njewe tugeze nko kuri ivuga butumwa rikorerwa mu Rwanda kuri kumbuga nkoranyambaga, habibara nk'urugamba ruri hagati y'itorero na Satani. Nabara yuko Satani yabateye ikintu bitampaga kuri zero, kandi sindabona ku mbuga itoro ryinjiza Satani igitego, sindabibona. Ndagusuje aho dukurikiye ku ISEZERANO TV, byagace bakomeye cyane kugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje aho waba uherereye hose. Uyu mwanya nje kubagezaho amakuru nakwita ko ari amakuru atari meza, kuko ni inkuru ivuga ko umushumba w'umukuru w'itorero Zeraphat Holy Church n'umugore we batawe muri yombi. Amakuru avuga ko umushumba mukuru w'itorero Zeraphat Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi n'icyo gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Iyi nkuru ikaba yaje kwemezwa n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry, wavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi kuri uyu wa 9 Ukwakira 2024, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize kuwa gatatu. Dr. Murangira umuvugizi wa RIB yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya n'icyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje hanakorwa dosiye ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Hari amakuru dufite avuga ko RIB ku itariki ya 9 z'uku kwa 10 yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba wa Zeraphat Holy Church n'umugore we witwa Mukansengiyumva Jeanne. Dr. aya makuru mwaduhamiriza ko ariyo cyangwa? N'ibyo tariki cyari kwakira uyu mwaka RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco akaba ari umushumba Zeraphat Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bakaba bafunze bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kandi hakorwa na dosiye yabo kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. ibyo byaha bakekwaho baba barabikoze bate? Umwe mu bantu basengeraga muri Zeraphat Holy Church yatanze ikirego arega Bishop Harerimana Jean Bosco ko yamusabye $10,000 amwizeza kumusengera ngo azakire indwara yaramaranye igihe kirekire. Akaba yaramwijeje ko azamusengera iyo ndwara igakira. Naho ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni biracyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo. Gusa ibyibanze iperereza rimaze kugaragaza nuko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho kuba yarakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho Mukansengiyumva Jeanne akaba umufatanyacyaha kuri icyo cyaha.
hanyuma rero Mukansengiyumva Jeanne nawe akaba akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Bishop Harerimana Jean Bosco akamufatanya icyaha kuri icyo cyaha. Nk'uko rero nabivuze hejuru, ibijyanye no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyakorwaho iperereza kugira ngo hamenyekane uburyo icyo cyaha cyakozwemo n'aho ayo mafoto yavuye. Yego, ibi hano kuri ibyo byaha biteganya iki Dr.? Ibihano ni uko ibyaha bakurikiranyweho nk'iki cya mbere cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka 3, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu iri hagati ya $1,000,000 na $5,000,000 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho icyaha cyo gukangisha gusebanya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'100,000 n'ibihumbi 300. Hanyuma uwatwumva aka kanya ashingiye kuri izi kesi zombi tuvuganyeho, ubu ntiyavuga ko aba bitwa abakozi b'Imana basigaye ntaho batandukaniye n'abantu basanzwe, kuko nabo basigaye bafatirwa mu byaha biremereye nk'ibi? Oya, si uko bikwiye kumvikana, kuko hano icyaha ni gatozi, ntibikwiye kwitirirwa umurimo bakora, cyangwa se ntibikwiriye kwitirirwa n'abandi bakora umurimo umwe nkawe. Icyakora wenda bishobora gutera icyasha uwo murimo, ariko ntibikwiriye kwitirirwa ndetse itorero babarizwamo. Ikigomba kumvikana hano, icyaha ni gatozi, umuntu akibazwaho akagikurikiranwaho ku giti cye, ntibigire undi byakwitirirwa, cyangwa se ntibigire umurimo runaka byitirirwa, cyangwa se itorero abantu babarizwamo ngo ribe ryakwitirirwa ibyaha nk'ibyo ngibyo. Nubwo hari ubutumwa wagarutseho mbere kuri kesi ya padiri, ariko muri rusange ni ubuhe butumwa kuri izi kesi zombi kugira ngo tunasoze? Muri rusange ibi birasaba abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha ku gukora ibyaha. Buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko yarashyizweho. Ku buryo bw'umwihariko rero ku bavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora icyaha n'ibindi bikorwa byose bigayisha umurimo bakora. Ntibabe intangarugero, barasabwa kuba intangarugero mu byo bakora byose, kuko iyo witwa umuvugabutumwa hari ukuntu ugomba kugaragara. Ariko muri rusange nta muntu n'umwe ukwiriye gukora icyaha, kandi uwagikora wese amategeko yamuhana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Dr. Murangira Thierry, ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murakoze namwe kanyisha. Abakozi b'Imana nabo kubahwa. Yesu yaravuze ngo nihagira umuntu wubaha umuhanuzi kuko ari umuhanuzi, nihagira umuntu wemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi, ngazahabwa ingorano y'uwo muhanuzi. Kandi nihagira umuntu wemera umukiranutsi ko ari umukiranutsi, azahabwa ingorano y'uwo mukiranutsi. Aribyo nkunda kubabwira ngo kuki abakozi b'Imana mukunda kubarebera mu mboni ngo yo gukiranuka, ngo kanaka ngo nubwo yitwa umukozi w'Imana akora ibi, oya, arimo impano y'Imana, arimo imbaraga y'Imana. Ibyo bindi bubiretse ntibireba twebwe. Kiranuka ntago bimureba. Aka Samusoni we ibyo akorana na Delila nge ntago bindeba. Nge cyo ndeba nk'umunya Isirayeli ni icyo akorera Abafilisitiya bari badutagangaje. Icyo akorana na Delila rero niwe kizareba umunsi bazamukuramo amaso, niwe kizareba that day. Ariko ngewe ntago hano nkeneye umukiranutsi. Reka nkubwira, Goliyati yaguhagaze imbere, icyo ukeneye ntago ari umukiranutsi. Buriya bari abantu bari mu myobo harimo abakiranutsi benshi batarongora babatishe bango nibarangiza bica umugabo we mu Uriya. Bari bahari buriya bari mu myobo bavuga ati ngewe barabizi sindaca umugore inyuma. Ariko Dawidi aje avuye kurya Batisheba, ntago ariko ntasomye biriya ngo mvuga ko ntago byabikurikiranye gutyo, ariko tubari ko Dawidi no kurongora Batisheba ni ibintu bibiri tuzi ko bidatandukana. None Goliyati aguhagaze imbere
ukeneye Eliyabu na Aminadabu badaca inyuma abagore babo, cyangwa ukeneye Dawidi urongora batishe bakicisha Uriya ariko akaba arimo imbaraga y'Imana. Ndakubajije ukeneye nde? Ndakubajije uwo ukeneye. Cyo kwara nawe uraturangiza rwose. Wewe nje mbabaza ariko simbishyigikiye. Ariko ngiyewe icyo ndeba ni kimwe. Yarasenze aravuga ngo ndakwinginze ntunkureho umwuka wawe. None nimba itamukuyeho umwuka wayo, imbaraga Samusoni zikaba zikiri muri we, Isirayeli ikaba ikeneye umucamanza. Dukeneye iki? Vanga ibyo byihorere ahazahura na Derera bakamogosha b'Imana mu bintu ngo bakoze ibi ngo mu rugo bakora ibi si byuwe. Reba ngo impano y'Imana duha. Kabiri, ibasha gukiza ikiri muri twebwe. Reba icyo cyokoze unarebe cyo kuvuga ngo ese ni impano y'Imana koko cyangwa iva kuri shitani. Aho ngaho ho hari critical. Ariko iramutse ari impano y'Imana by'ukuri, ibyo akora erega ari impamvu ubwo batwandikiraga ibyakozwe n'intumwa batatwandikiye ibyo zakoze mu ngo zabo no mu bubaterese. Utekereza ko nta ntumwa nimwe wenda yaba yaraterese? Yesu we, utekereza ko yaba nta numwe? Aho waba usoma Bibiliya ko ntayisoma. Paul arabwiye abantu ababwira ngo aho gushyuha warongora. Byanga bikunda bayabwiraga bari abatumisha. Kiriya gihe umuntu wese wakizwaga nawe yahitaga ajya kubwiriza ubutumwa. Tubyemere, ntago hari abakozi b'Imana babikora ko nk'urugero babaga baretse imirimo yabo bakagurisha ibyo batunze bakarira hamwe. Abo bose rero bahitaga bakora umurimo w'ivuga butumwa. Uretse ko babaga badafite impano zingana. Yego. Stefano akaba afite impano zo gukora ibitangaza n'umudiyakoni, ariko bose iyo yagucekeraga yakubwiraga ubutumwa. Nimba twemeranyije icyo ngicyo, abo yababwiraga ngo aho gushyuha ngo barongore babaga ari bande? Utekereza ko yaba yaravuze rya jambo se bitabarimo? Yabaga bibarimo. Akaza kuvuga ngo umwepiskopo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Habaga harimo afite abagore babiri. Ngo hari ibintu ubwo ugomba gusoma ngo tumenya n'ibindi byari bihari. Akata ariko nubwo hari abafite babiri, ndashaka umwepiskopo ibyo uzaba afite umwe. Nibura. Bakundaga ibisindisha. Byibuze umwepiskopi abadakunda ibisindisha. Ntabwo yavuze ngo atangwe ibisindisha, atabikunda. Aze wa mugari ugiye kunyibutsa akantu umugabo bita Prophete Sultan yigeze kuvuga ko ngo kwigaburo ngo basangiraga vino isembuye. Bira byari byo nibyo koko? Icyo tuzi nuko bakoreshaga imitsima idasembuye. We ngo yavuze ko ngo baranywaga ngo bagasinda. Ntago ndabisoma neza ariko buriya uriya mugabo basoma bira cyane. Icyo ntimuziho. Wenda mushobora gutandukana kuri interpretation y'uburyo abyinterpreta, ariko gusoma byarasoma cyane ku rwego rushimishije Bibiliya. Noneho rero ngarutse icyo nakubwiraga, Satani aba yarangije kudutsinda igitego. Ngewe tugeze nko kuri ivuga butumwa rikorerwa mu Rwanda kuri ku mbuga nkoranyambaga, nkabibara nk'urugamba ruri hagati y'itorero na Satani. Nabara yuko Satani yabateye ikintu bita mpaga kuri zero, kandi sindabona ku mbuga itorero ryinjiza Satani igitego, sindabibona habe. Nibonera gusa Satani y'amateramo iby'umutwe kupita ibintu bya zagarinci, kandi umutumisha umwe ndamugaraguye ndamwanitse. What are you doing? Ariko urumva nyine ibyo navuze mfite ukuri. Aba diaspora 10 bahise banyandikira, hari n'uwamuhaye ituro. Urumva rwose wakoze akazi. Wateye umubyizi kwa Shetani. Kahada. Iyi nzu yigabanyije nta bwami bwitera. None se ni nk'ibihe bintu ujye ubona ukavuga utanga Satani igitega gishyizamo ndebe? Iyo umukozi w'Imana aje gusenya undi, noneho akamusenya amuvuze mu izina. Gatatu, wenda ntanaze ngasenye abavuga ibi. Wagasenya umuntu akavuga amazina ye, none akanarenga amazina akakubwira ngo nibyo akora mu rugo no muri karitsiye ngo n'abantu yambuye. Ibyo bigaturuka ku muntu w'umukozi w'Imana, ntibituruka ku mupagani. Satani bari hariya ari gukora mu mirya y'inanga. None Satani abantu bibagiye bazi ko wenda yibagiye gucuranga, wapara cyabizi ndabakaraze we. Byaga bikunda barimo yiririmbira kuko warungutse. Paul bagiye kumukora icyo kintu yakoze iki? Baramubwira ati ko uziko ufunze hari abantu bahise bafungura amatorero
cyangwa kandi abenshi nta n'umuhamagaro bari bafite. Aravuga ngo byaba mu kuri cyangwa mu binyoma, ngo hari ababikora kugira ngo bazi ko byanyongerera umubabaro, ngo hari n'abandi babikora kubw'impamvu z'ukuri kuko bakunze Kristo. Ngo ariko ngo haba mu kuri haba mu binyoma, haleluya, ngo icyo nshaka nuko Kristo yamamazwa. Amina. Haba mu kuri haba mu binyoma, icyo nifuza nuko Kristo agira gute yamamazwa. Iyo ni impamvu n'urugero umuntu ukora ibitangaza by'imbaraga yaguze mu izina rya Yesu nshobora kuza simuvuge kandi muzi, kuko ari kwamamaza Kristo si nyabingi. Kandi iyo nese nk'urugero ushobora gusanga hari umuntu wakirijwe iwe kandi akazagera mu ijuru, Imana ni umukozi w'umuhanga, kandi ugasanga abwemwe mukoresha iz'Imana byarabananiye kumuzana mu gakiza. Gatatu, niyo mpamvu abantu b'amarigonde utazajya kubona ngo ubone ngo naje kubataka mbavuze mu mazina, reka. Kandi rimwe na rimwe hari igihe akorera igonde umuntu agakizwa, kandi ibyo byarananiye kumubwiriza ngo akizwe, n'irigonde ntaryigishoborera. Amaye mose muri iyi minsi ufite ukuri kwishe. Hari umuvandimwe wanjye ntamukunze cyane, yagiye muri Kenya kubwiriza, agiye gutaha Umushumba aramureba, tufite amavuta urahanura urere kwa ureba no mu manope, ati abantu bose ibintu wagiye uhanurira, ati kandi waje nkujyana gatuti kuni protocole zo mu bindi bihugu, bambana kuri hoteli isaha ya gatuti igeze ku buryo mva muri V8 mita ninja ku gatuti. Narangiza kubwiriza mu gihe bari gusenga, na babahungu bagahita banyuzaho mu modoka kuri hoteli, ntaho uhurira n'abantu, naho ugomba guhura n'umukristo. Urumva rero iyo uhanuriye abantu bamenya ko nta hantu waba wabikuye kabisa. Umushumba bati ibyo wahanurira ndabizi, n'ibyo byose ndabizi, byanga bikunda rero urimo Imana. Ariko aranja mvuga ati rero nutirwanaho uzataha na bisi, ati ndakurahira ndaguha amafaranga ya bisi utahe. Ati none reba amafaranga yinjiye muri kiterane cyose iminsi umaze hano, nimba ari miliyoni wenda 3 z'amashiringi, se utekeza ko ndi buguhe izirenze imwe cyangwa ebyiri? Ese niyo naguha yose uravana miti y'indege siravamo mu rugo suragira na yiki? Aravuga ati reka nkwereke, ushaka gutana indege kandi ukagerana mu rugo akantu ku buryo n'agapariseri wakagereka, ngatese ubwo nabyanga. Ahanga ati uritegereza uriya mu mama, ndati ndamubona, ati we nubwo ubona yambaye neza mimbere kabisa yarashize, ni nka monkeypox yarashize. Ngiye kugupangira gahunda kandi uzataha neza. Ndati mbwira, ariko akaba yabikoraga afite akoba, kibaza afite mu rugo akati mbwira, wowe uraza kumuhagurutsa umuhe aya madetaye nguhaye nkaho yeretswe, umubwira uti nubwo usa neza ariko ku mubiri wa urabizi, ibindi simbivuze, duhure muri office. Ati ubwo numubwira kuza muri office, umubwira tuzaze witwaje amavuta ya Elayo, umubwira utushaka iduka rigurisha muri Israel, niyo ndakoresha. Ndati ndabyumva. Ati kabiri, naba agiye nyine iteraniro rirangiye umuhamagare, umubwira uti uzaze ejo saa 4 unsange muri office y'umushumba ngusengera. Nurangiza umubwire, umushumba aramwibwira ati nurangiza umubwire ngo uzaze witwaje amadolari 5,000 by'idolari y'Inyamerika. Yari kwandika araka, umubwire uti ntuzakinisha ibintu byo kuzana amashiringi ni dolari. Rwose uyu nkubwira arayafite, ibyo nkubwira ndabizi, ntagara amakuru nerekwa ndabizi ko ayafite. Ati nurangiza nyumva neza, ntago ndakurangiriza, nagera muri office ugomba gushyiramo utuntu tw'utunozo duhagije. Ntuzaze gusanga urasenga gutya yawe, ugomba kugaragara mu bindi birere. Atumubwira imyenda yose amaremo, ndarikanga ati kwa cenara imyenda yose amaremo Yesu biri nango sima ishiremo imyenda cyaga ndumviranye. Ndabwira ati none se yarwo nkubwiye ngo uzamurongore. Kukuramo imyenda ni bituma umuvanamo ibintu by'ubunajyuwa. Ntabwo mbwiye ngo uzagira ibindi ukora, wowe uzambwira kurema imyenda wowe kugira ngo ubunajyuwa bushire.
nese dogiteri yamugezeho ntagakuramo wamwana dogiteri ntakuramo ati bya bintu birumvikana mfa kuba ntabyo nzakora sawa umuvandimwe yarabimbwiye nanjye mu gutangira sinabyumvaga ngeze ku musozo nibwo nabyumvishe n'ubu nawe ntabwo uri kubyumva ari ubujyangire n'ubwescoro hapi na amavuta nyuma ndaza kumvisha uburyo byaje kuba amavuta kwiki ko satani batsinda ibitega ariko muri aho ngo muri kurwanya ikibi kandi muri kwirwanya wa mugore yaraje yabigenza kwa kundi afunga umwuka jya mu mavuta aramugatukura mu myenda kandi ubucyajya bikubwira atanakwitayo kuramo umwenda kata yivugira mu ndima kata yizengurukira hari Imana irakubohora uyu munsi ibyo byo gutitira gutya kubana nk'igweja fuga utwara gake mu izina rya Yesu irakubohora don't worry God is good kuramo zara ya mavuta arayazana ubwo kandi bitanu by'idolari byarangije kubishyira hariya zana ya mavuta akuramo byabibiza mbere none byose byamara kubona ese umuntu wakuyemo kandi yanazanye bitanu biri mu isakoje yakaka kubiguha ntabwo bishoboka ariko cyambaye ashaka kubikuyemo ahita avuga ati zana rya turu rishyira hariya none winarimo rishyira hariya kandi ugahita unayifata naryo ukamena amavuta ubwo se inoti iracika gake cyane utavunika noneho arangije afata ya mavuta yose ubwo aho ngaho rero niho umwuka noneho yatangiye gukora ubwo hambere hari ibigonde haje noneho umwuka yumva umutima wumwemeje kumucuncumuraho ya mavuta yerayo yose none ukayamucuncumuraho umugore akavuga nk'umusazi kuko yaramuryaga ngo muri ibyo bintu inuvuga ngo umubiri wari ufite manzi Imana yaramusigiye gusa hagaragara inyuma ariko ahandi imbere y'imyenda byabaga ari ibibazo uko bimujyamo akamurya ati senga uri kubohoka umugore arasenga n'uwo mukozi w'Imana noneho kubera ko ari no kwitinyira kureba wambaye ubusa noneho arahumiriza ajya yasenga sasa arasenga biri seri arasenga byanyabyo arasenga arategeka arangije kumusengera aramubwira ati taha urakize uzashima Imana uzafata indege uze mu Rwanda uze gushima Imana uze ungurira inzu yo guturamo nk'umukozi w'Imana nubwo dukodesha dufite andi mavuta uzaza ushima Imana uje no kubakira umukozi w'Imana undi ati rwose nibikora nge ndi umuherwe nzaza nshima Imana kandi tukunagiye mu bihugu byose bananirwa kumvura amafaranga amaze gutanga ubwabyo nivuza uruhu ashobora kurenza miliyoni 100 nzaza ngewe nubakira umukozi w'Imana ati ibyo n'umuhigo ntanze tambara imyenda yawe genda urabohotse genda ushima Imana genda unezerwe umugabo ataha mu ndege ariko avuga nibwo mbere agiye no mu ndege ntacyo nyigiyemo ariko umutima kamuryaryata se koko nibyo ubu nuko nagomba kugenda mu ndege kandi Imana yarambwiye ko nzagenda mu ndege nese byagomba guca muri iyi nzira yageze mu Rwanda ajya kubona telefone ya wa muntu iramuhamagaye nyuma y'icyumweru bibiri gutyo amuhamagara ari kuvuga mu ndi mashime Imana ati mukozi w'Imana atingiye gukatisha indege ati uzaza kumfata ku kibuga cy'indege ati mbwira ati bizagenda mbwira undi ati tuza mama tuza umbwire ibibaye dushima Imana aramubwira ati nkweretse uruhu rwanjye nta n'inkuviriho ati uruhu rwanjye ni nk'urw'umwana muto ubu ngubu ndi amahoro arangije undi aramubwira ati fata indege uze usohoze umuhigo wawe akabazo kamwe koroshye iyo byandi bya mbere bitaba bagize ngo uyu muntu ari gukira nari nkubwiye ngo byaba mukuri byaba mu binyoma yego icyo ndeba nuko Kristo yamamazwa amina naho noneho rero uyimbwira ngo urumva ngo uyu ni ufite ukuri nta na rimwe mwese muze interpreta Bibiliya kimwe va muri uyu ni ufite ukuri va muri uyu si ufite ukuri bivemo rwose
abakozi b'Imana bari bakwiye gusenyera umugozi umwe tutagiye mu bintu byinshi. Icyo rero cyarabananiye Satani abatsindamo ibitego nka 800. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.